Reka dufate igitondo dushime, reka duhimbaze umuremyi wa byose, reka duhimbaze ishobora byose iri hejuru ya byose, reka duhimbaze irasisha izuba buri gitondo kandi ikarirengesha buri mugoroba, reka duhimbaze iyahanitse ikirere ikadendeza inyanja igashyira ibiremwa byose ku isi, reka kandi duhimbaze iyatanze umwuka duhumeka, kandi reka dushime iyemeye ko bucya utadushizemo. Haguruka wambare imbaraga kuko umucyo w'umwami Imana urakurasiye. Byuka uhangane, rwana urugamba rw'ubuzima. Uyu munsi ni ahawe, ariko none ejo si ahawe. Uyu munsi n'ibiwuriho byose bikwiranye nawe kandi urabigenewe. Hangana, shyikira ibyo ugenewe. Kuki wakumva wacika intege mu buzima? Kuki wakumva kiri utakigeraho? Kandi kiri mu byo ugenewe muri uwo munsi wongerewe. Niba wongerewe umunsi, wongerewe n'ibiwuriho byose. Hangana, ahari washyikira bimwe muri byo, nyamara binakunze byose wabishyikira kuko byose biri imbere yawe. Uri umunyembaraga. Igikomeye, uri umunyamahirwe kurenza ibindi. Hari uwari uzi ko hari ibyo ari busingire uyu munsi, ariko yaraye avuye ku isi. Hari uwari uzi ko iby'uyu munsi byiza byose ari we bikwiriye, ariko yagiye yabisize. Uri umunyamahirwe kuba wongerewe uyu munsi, bikaba bikikuri imbere. Ibihe waba urimo byose byiguca intege ngo wumve wava ku bintu. Oya, haguruka uhangane, ufite imbaraga. Niyo waba utameze neza ukaba uri ku gitanda kwa muganga urwaye, hangana no gushyikira iyo minota urayigenewe. Mu gihe utarashyiramo umwuka, nayo iri mu bikuri imbere ugenewe. Hangana uyisingire kugeza ku mwuka wa nyuma. Wakennye wabuze amafaranga, hangana, gerageza ukore akazi mu buryo bushoboka bwose, mu mbaraga ufite izo ari zo zose. Hangana, akugenewe urayashyikira, imbere yawe arahari. Wabuze urukundo urumva wihebye, hangana ukore ibyiza, kuko nukora ibyiza uzemerwa. Birashoboka ko wanzwe n'abantu, birashoboka ko wanzwe n'imiryango, birashoboka ko wumva uri wenyine, birashoboka ko wumva nta hantu na hamwe wahindukira ngo urebe usangeyo abantu. Ariko uyu munsi wongerewe urimo abantu, urimo ibintu, urimo igihe. Fata igihe, fata igihe, nicyo gishoro cya mbere. Ukora ibyiza, abantu bazizana, urukundo ruzaza. Emerera Imana ishyira urukundo mu mutima wawe, ukunda abantu kandi unakora ibyiza, nabo bazagukunda. Erega ntabwo waremewe kwangwa. Ibigeragezo ni byinshi imbere yawe. Ahari urabona ugeze mu gihe cyo kubona ko Imana itakwitayeho. Urareba hirya no hino ukabura ugufasha. Ibigeragezo byakubanye inzitane, byagushyize mu kagote. Wicika intege, wiva ku bintu. Haguruka uhangane. Birashoboka ko ubona utabyishoboza, ariko Imana mu ijuru ishobora byose. Shyira Imana imbere, ugerageze ibyo ubona ushoboye. Hahandi uvuga uti ntako ntagize, nurangiza Imana uyishyire imbere, urebe ko hari ikiyinanira. Ubutumwa ngufitiye uyu munsi uravuga ngo haguruka wambare imbaraga, wakira ibigendanye n'umunsi wongerewe. Imana ibane nawe, Imana igushoboze, Imana iguhe imbaraga, Imana iguhe umugisha. Imana ibane nawe. Uyu munsi ntubure umugisha w'Imana, uyu munsi ntubure ibyiringiro, uyu munsi uba uw'umumaro, uba uw'umugisha ku bandi, kandi nawe ubwawe ubu munsi ukubera umugisha. Nyamara Imana yagukomeza kandi ugakomera. Imana yakubaka ukubakika. Imana yagukomeresha imbaraga z'ijambo ryayo. Imana yakuzuza ibyiringiro bishya,
ukongera ukabaho mu cyimbo cy'ubwirabure, yaguha amavuta yo kunezerwa. Uwo mutima wihebye, Imana yaguha ibyishimo. Umunsi mwiza, kandi haranira kukubera umunezero. Imana ibane nawe.